Ndabasuhuje bifurije kugira ibihe byiza ikaze kuri Rwiza Empire amahoro y'Imana akomeze kubana namwe bitewe n'ibice by'isi murimo bijye bitandukanye mu karere ka Kayonza umukobwa w'imyaka 25 akurikiranweho icyaha cy'ubwicanyi cyo kwica abagera kuri batatu nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa n'ubugenzura cyaha RIB bwakomeje kugenda bugaragaza ko uyu mwana w'umukobwa yishe abagera kuri batatu ariko kandi akabica abikoreshejwe no kuba afite uburwayi bwo mu mutwe akaba yafashe umwanzuro kujya mu bitaro bya Kayonza agafata icyuma akica abana bagera kuri batatu nkuko byakomeje kugira bigaragazwa uyu mukobwa yagiye ahabikwa by'umwihariko abana bavutse ahajyana icyuma yagihishe nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa mu bugenzuzi bwakomeje kugenda bukorwa n'ubushinjacyaha birakomeza kugenda bigaragazwa ko uyu mukobwa Devota yarasanganywe ikibazo cyo mu mutwe ibi kandi bikanatuma cyangwa se bikaba intandaro yo kuba yafashe umwanzuro wo kwica aba bana bagera kuri batatu. Umuryango wa Devota wakomeje kugenda ugaragaza ko nubwo uyu mwana w'umukobwa yakoze igikorwa nk'iki ngiki atagikoreshejwe nawe ahubwo yagikoreshejwe n'ibyari bimurimo ndani nkuko bikomeza kugenda bigaragazwa mu makuru yakomeje kugenda akusanwa agaragaza ko Devota asanganywe ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe ndetse kandi ibisazi bye bimuterereza kujya ku bantu rimwe na rimwe akabatera amabuye cyangwa se akabirukaho n'imbugita imihoro cyangwa amashoka nkuko byakomeje kugera bigaragazwa uyu mukobwa yahise afatwa by'umwihariko yambikwa amapingu na RIB kugira ngo ajye gukurikiranwaho ibyaha bye nkuko yabikoze. Imiryango y'abiciwe abana babo yakomeje kugenda igaragaza ko ishaka ubutabera mu gihe kandi uyu Devota nimba ari ikibazo agomba gufatwa agafungwa byaba ngombwa akaba yanakicwa nawe bitewe nuko byakomeje kugenda bigaragaza ko akomeza kugenda yambura ubuzima bw'abantu bazima nyamara we asanganwe ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Ibi kandi nkuko bikomeza kugenda bigaragazwa na benshi baturuka mu karere ka Kayonza muri Nyabiteki bakomeza kugenda bagaragaza ko Devota ari umukobwa mwiza ndetse uturuka no mu muryango w'abakire ariko kandi akaba afite ikibazo cyo kuba afite uburwayi bwo mu mutwe. Ibi kandi bikamuterereza kuba agenda ku bantu akabirukankaho rimwe na rimwe agashaka kubavutsa ubuzima nkuko rero bikomeza kugenda bigaragazwa uyu Devota akimara gukora ibi ngibi yahise yirukanka cyane afite ubwoba ndetse kandi afata cya cyuma yajyanye mu bitaro agitayo gusa kuri aka kanya nkuko bikomeza kugenda bigaragazwa mu mafoto n'amavideo yakomeje kugenda ashyirwa hanze n'ubugenzura cyaha birakomeza kugenda bigaragazwa ko Devota yamaze gushikirizwa ubutabera akaba afungiye kuri station ya Kayonza nkuko kandi ubushinjacyaha bukomeza kugenda bigaragaza mu gihe Devota ibi byaha byose nkuko abikurikiranweho bimuhamye ashobora guhanishwa igifungo cy'imyaka 15 agatanga n'izahabu igera kuri miliyoni 21 yo guhabwa by'umwihariko imiryango nk'indishyi kugira ngo harebwe nimba nabo bakiteza imbere ariko kandi aya mafaranga nkuko bikomeza kugenda bigaragazwa n'imiryango yabuze ababo irakomeza kugenda igaragaza ko amafaranga atari cyo cyambere bashyize imbere ahubwo bagomba guhabwa ubutabera mu gihe kandi igenzura n'ubusesenguzi bigikorwa kugira ngo harebwe ese uyu mukobwa Devota araza guhamwa n'ibi byaha nkuko kandi bikomeza kugenda bigaragazwa RIB irakomeza kugenda yihanganisha by'umwihariko imiryango yabuze ababo mu gihe kandi bakomeza kugenda bagaragaza ko kubura ababo ari ikibazo gikomeye cyane ko nanone aba bana bishwe bafatwa nk'umutungo w'igihugu ariko ibi ngibi nta kundi byagenda ubwo nyine isi igomba guhoraho amakuba n'ibyiza mu gihe kandi aya makuru akiri gukorwaho ubucukumbuzi turihanganisha imiryango y'ababuze ababo yose uko yakabaye kugira ngo mu by'ukuri mukomeze kugenda mwihangana. Umuryango wa Rwiza Empire turabakomeje turabihanganishe mukomeze kugira ibihe byiza Imana ikomeze kubana namwe. Reka nizere ko atari bwo bwa mbere warugeze ku muyoboro mugari wa Rwiza Empire niba bwa mbere kandi warugeze ahangaha turagusaba gukanda subscribe bikano gufungura kuri iyo nzogera kugira ngo ntuzajye ucikwa amakuru n'ibiganiro inkuru zikoranye ubusesenguzi n'ubucukumbuzi zubaka societe kuri Rwiza Empire. Reka ngushimire kandi nkwifurize kugira ibihe byiza Imana ikomeze kuguha ubuzima bufite ibyo kurya n'amafaranga. Yes, tugarutse mu gice cya kabiri cy'amakuru akomeza kugenda avugwa ku bana b'abakobwa bakomeje kugenda bafatanwa ibiyobyabwenge babyambutsa nkuko rero kandi bikomeza kugenda bigaragazwa n'ikiganiro cyakomeje kugenda gikorwa n'ubushinjacyaha RIB bugakomeza kugenda
bugaragaza ko by'umwihariko hari abana bakobwa bagera kuri batatu bafatanwe ibiyobyabwenge. Ni mu gihe kandi bikomeza kugira byumvikana ko abana b'abakobwa bamaze kuba bafatanwa ibiyobyabwenge, ariko kandi babazwa uwabahaye ibyo biyobyabwenge cyangwa se mu by'ukuri aho bari baryanye ibyo biyobyabwenge baza kwa mu by'ukuri bahisha amakuru cyangwa se bakica iperereza. Ni ikibazo gikomeye cyane kugeza kuri aka kanya, ariko kandi RIB irakomeza kugenda isaba by'umwihariko abaturarwanda gufatanya nabo ndetse no gukusanya amakuru kugira ngo hakumirwe bimwe mu byaha bikomeza kugenda bivugwa. Ni mu gihe kandi mu karere ka Rusizi akomeza kugenda hagaragazwa amakuru yavuzwe ko by'umwihariko wari umaze iminsi igera kuri 5 akoze ubukwe yaje kuba asangwa yamaze kuba yakiyahura umugabo we, gutyo bakaza kuba bamusanga yatorotse. N'amakuru akigukorwaho igenzura birakomeza kugera byumvikana ko by'umwihariko uyu mugabo bamusanze mu by'ukuri yatorotse, ariko kandi umugore bamusanga mu mugozi. Birumvikana ko hakirimo utuntu turimo gukorwaho igenzura. Ni ikibazo rero mu by'ukuri navuga ko ntari buze kwemeza esi inkuru imeze gute, birimo kuba byakorwaho igenzura. Ibi kandi birakomeza kugenda bigaragazwa ko umwana w'umukobwa w'imyaka 15 yaje kuba afatwa arimo kuroga bagenzi be ku mashuri. Ibingibi kandi abikomboye mu kwa mu by'ukuri yaragiye kuba yabashyirira uburozi mu by'ukuri. Ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane gikomeza kugenda kigaragazwa, ariko kandi wanareba ukabona nyine aho isi ikomeza kugenda igana. Ni ikibazo gikomeye cyane n'amakuru akomeza kugenda avugwa, ukabona ko ibintu mu by'ukuri aho biri kugenda bigana isi navuga ko iri kugana kuri ended cyangwa se ku musozo. Ugasanga ni ikibazo gikomeza kugenda kibazwaho n'abatari bake, ariko kandi nanone nawe wakagombye kuba wibaza kuri iki kibazo. Birakomeza kugenda bivugwa cyangwa se biravugwa ko uyu mugore by'umwihariko wasanzwe mu kagozi cyangwa se mu by'ukuri uyu ngoro umaze ngo iminsi igera kuri 5 cya hafi 5 hafi aho ngaho mu by'ukuri ngo akoze ubukwe cyangwa yimariye. Biravuga ko mu by'ukuri ngo umugabo ari we ukekwa kuba yakoze ubugizi bwa nabi nyuma yuko basanze umugabo mu rugo yatorotse, bagasanga mu by'ukuri yagiye nk'umuti wa mperezayo, bagasanga umugore we mu by'ukuri aracyari mu kagozi. Ugasanga rero ni ikibazo cyakomeje kugenda kigaragazwa, ndetse kandi igenzura riracyarimo kuba arikorwa. Mu makuru make nakomeje gutahura cyangwa se nabashe kuba natahura, arakomeza kugenda agaragaza ko muri uyu mudugudu byakomeje kugenda bivugwa cyangwa se habazwa amakuru abaturage bababaza ese mu by'ukuri uyu muryango warubanye gute nyuma yo gukora ubukwe, nyuma bakaza gusanga umugore wari wimariye cyangwa se wari married bagasanga mu by'ukuri yaje kuba yahura. Mu gihe kandi aya makuru yakomeje kugenda atangwa n'abaturage, arakomeza kugenda agaragaza ko uyu mudamu n'umugabo we mu by'ukuri bari bashya muri karitsiye bari bimukiyemo. Ibi kandi bikavugwa n'abaturage ko batari bamenya ese babanye gute. Ni mu gihe kandi mu by'ukuri ubugenzuracyaha bwakomeje kugenda buhindukiza iperereza bukajya aho umusore avuka ndetse n'umukobwa avuka, dore ko bikomeza kugenda bigaragazwa ko uyu musore yavukaga mu karere ka Nyamasheke. Kandi bikavuga ko mu gihe iperereza n'igenzura riri kuba ryakorwa uwabona amakuru cyangwa se n'ibindi bimenyetso byose bishobora kuba byakorohereza by'umwihariko iperereza agomba kuba yabishyikiriza ubutabera. Ibi kandi mu by'ukuri biraza kuba bikorwa mu gihe kitarenze iminsi igera kuri 2. Reka ngushimire kandi nanagushimire nimaze cyangwa se nivuye inyuma kuri wowe wahisemo kubana natwe. Nk'ibisanzwe ahangaha turacyarimo kwa by'ukuri twareba uko tuzatubagezaho inkuru zubaka societe. Kanda subscribe niba ari ubwa mbere wisanze ahangaha. Ikindi nakubwira reka nkubwire ngo I love you sana. Ciao ciao.